twaherukanaga kera. eh, Ngira ngo nk'abakunzi ba Irera TV1 babiziho mu gihe cyatambutse, Clement ni umuntu wacu tumaranye iminsi cyane rwose. yego. Rero twishimiye yuko wongeye kuduha ikaze, tukaba twabasuye, twageze muri karitsiye yanyu ngo utuganirize kuri byinshi bigiye bitandukanye. Murakoze cyane. Yego, Karibu karibu. yego, urakoze cyane ku bw'ibyo ngibyo. Ni nayo mpamvu iki kiganiro nk'umuntu udukurikiye waza kugitangira ukaza kugeza no ku musozo, kuko uko ubizi ubushize Clement ubwo twari turi kumwe hari ibyo twaganiriyeho mubiziho, kandi nawe niba utarabikurikiye ntacyo wareba ku biganiro byatambutse. Clement hari aho turi kumwe n'ubundi turimo kuganira mu biganiro bigiye bitandukanye. Rero navuga yuko nkari nkaho tuje mu isura nshya, kuko uburyo iki kiganiro uburyo giteguyemo cyangwa uburyo kigiye gukorwa bitandukanye n'uko mubizi hamwe nanjye na Clement. Ndumva hagati aha ngaha Clement turakwakiriye ngo twibwire. Murakoze cyane kunyakira kuri Irera TV1. Yego. Amazina nk'uko wari uri kubivuga nitwa Uwiringiyimana Clement. Yego. Nkaba ndi umugabo wubatse, mfite umuryango. Yego. Biravuze ngo mfite umugore n'abana. Hanyuma mbarizwa ku itorero rya Batsinda Paruwasi Gasave muri ADEPR. Yego. Aha turi rero ni mu karere ka Gasabo mu murenge wa Kinyinya. Yego. Ni mu kagari ka Kagugu mu mudugudu wa Dusenyi. Yego. Ni aha ngaha rero. Yego. Murakoze cyane kutwakira iwawe no mu gace urimo. Urakoze cyane. Gato tuje Clement, wadufasha hagati aha ngaha, mbese Clement ni ikihe gikorwa ukora ukumva ukoze inshingano nyamukuru? Igikorwa nkora nkumva nkoze inshingano nyamukuru. Yego. Ni igihe icyo ari cyo cyose numva mpagaze neza imbere y'Imana, nshinga n'Imana mu buryo bw'umuhamagaro. Yego. Nibwo mba numva mpagaze neza. Hanyuma ikindi gikorwa nkora nkumva ni igikorwa nyamukuru. Ni mu buryo bw'ubuzima busanzwe. Nakubwiye ko ndi umugabo ufite umuryango. Igihe icyo ari cyo cyose mpagaze neza mu nshingano z'umuryango nk'umugabo. Yego. Urakoze cyane ku icyo ngicyo Clement, urakoze. Mu buzima bwawe ukunda iki? Nkunda gusenga. Yego. Na madamu arabizi. Yego. Nkunda gusenga, nicyo kintu nkunda cyane, kandi mu buryo cyane bw'ijambo ry'Imana, kuko biri muri bimwe mu byo nahamagariwe. Imana iduhana umugisha. Ni ukuri urakoze. Clement, ukunda gusoma ibitabo? Yego. Yego. Urakoze cyane. Ni ikihe gitabo ukunda gusoma? Ni Bibiliya. Ni Bibiliya kuko ndasanze harimo ukuri kose ukuri kose kw'Imana. Urakoze cyane. Waba uyisoma nk'inshuro zingahe ku munsi? Dushingiye ku buzima tugenda duhura nabwo muri no Kigali, ntabwo najya imbere ya kamera mu buryo bwo kubeshya. Yego. Uburyo ubwo ari bwo bwose ku munsi mbonye ndayikoresha nshingiye ku masaha mfite, kuko mfite n'akazi ka buri munsi nkora. Ndayikoresha. Yego. Ndayikoresha rwose. Urakoze cyane. Icyo gitabo cya Bibiliya ukunda gusoma ubona ahanini kiganisha kuki? Ibyo kivuga, ibyo usomamo. Uhereye ku itangiriro ukageza mu byahishuwe. Yego. Ku muntu ufite umwuka w'ubwenge no guhishurirwa. Yego. Biba bivuga Imana, cyangwa se biba bihishura Kristo, cyangwa se biba bihishura urukundo rw'Imana. Yego. Yego. Urakoze cyane. Ku icyo ngicyo uragarutse ngo gishobora kuba kihishura cyangwa cyerekana Yesu Kristo. Ese Yesu Kristo mwaba mufitanye isano ki? Yesu Kristo ni umuhuza wanjye n'Imana. Yego.
nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga. Mu rwa kabiri Pawulo yandikiye Abikorinto igice cya 5 ni umurongo wa 17. Bibiliya iravuga ngo umuntu wese iyo ari muri Kristo Yesu aba ahindutse icyaremwe gishya, ibya kera biba bishize, dore byose biba bihindutse bishya. Hanyuma Imana yiyunze natwe biciye muri Kristo Yesu. Rero kubw'icyo ngicyo, kubw'iryo sano mfitanye nawe, yahise ampindura n'umwambasaderi mu bandi wo kugira ngo nanjye mbunge n'Imana. Yego, urakoze cyane. Wavuze ku kintu ukunda gusoma cyangwa igitabo ukunda gusoma, tubwira ko ari Bibiliya. Mbese Bibiliya yaba ari iki? Bibiliya ni ijambo ry'Imana, cyangwa se ariko mu buryo buri teologike ni ihuriro ry'ibitabo birimo amateka y'iby'Abisiraheli, hakazamo ubuhanuzi n'inzandiko zigiye zitandukanye. Cyakoze cyo habonekamo n'iby'Imana yagiye ivuga. Ndumva ari ibyo ngibyo. Urakoze cyane. Mbese akamaro nyirizina Bibiliya imariye abantu ni akahe? Akamaro Bibiliya imariye abantu nk'uko tubisanga mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo, sinzi nimba twahareba, ni ibice byaho 3 kuko umuzingo wenda ufite. Ndagira ngo dusome umurongo wa 16. Niho hari umumaro w'ijambo ry'Imana cyangwa se icyo twita Bibiliya. Urwa kabiri yandikiye Timoteyo ibice 3 umurongo wa 16. Nimba wahageze reka dusome. Ngewe nahageze, reka twihute dusome. Haravuze ngo ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumweza ibyaha bye no kumutunganya no kumuhanira gukiranuka. Umurongo wa 17. Kugira ngo umuntu w'Imana aba ashyitse afite ibikwiriye byose ngo akore imirimo myiza yose. Urakoze cyane. Aho niho hari umumaro wa Bibiliya. Yego, ni ukuri. Urakoze cyane. Ese Clement, mu mwirondoro hari uko watwibwiye, twumva yuko uri umuntu ugira kuganira ku byanditswe muri Bibiliya, nk'uko ukunda gusoma igitabo cya Bibiliya, ndetse bigaragara ko ugisoma buri munsi. Ese iyo uri mu kiganiro urimo kuganira n'abandi bantu impande n'impande, waba uri mu kazi cyangwa ari abaturanyi cyangwa naho wagenze uri mu rugendo hari abantu bashyashya muhuye, ni irihe jambo wumva mwatandukana utabaganirijeho? Ntago muri njyewe nk'uko ubutumwa bwiza buvuga, ntago nagakwiriye gutandukana nabo ntabatangarije ibyerekeranye n'urukundo rw'Imana. Nk'uko tubisanga mu butumwa bwiza bwa Yesu ko bwanditswe na Yohana igice cyaho cya 3 umurongo wa 16. Aravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo azahabwe ubugingo buhoraho. Rero mu rukundo rw'Imana niho tubonera ubugingo cyangwa se kuzabaho kwiteka, ntituzarimbuka. Kandi urabizi yuko iyi si yuzuye ibibazo n'umubabaro n'ibikomere bigiye bitandukanye. Abantu bakeneye urukundo. Nta handi rero wasanga urukundo rwuzuye, rusendereye, rusesekaye uretse mu Mana binyuze mu ijambo ryayo. Clement, urakoze cyane. Ese Clement, nayahe mahame ugenderaho mu bigendanye n'iyobokamana? Amahame ngenderaho mu byerekeranye n'iyobokamana nta rindi hamwe, ni rimwe gusa. Nk'uko nabikubwiye yuko nkunda ijambo ry'Imana kuruta ibindi. Yesu yabivuze muri Matayo igice cyaho cya 7 umurongo wa 13 n'uwa 14, avuga iby'inzira ebyiri. Avuga yuko izo nzira zose zifite abagenzi bazibamo. Imwe irafunganye, indi iragutse, kandi buri nzira yose ifite irembo ryayo. Icyakoze cyo buri nzira yose ikagira n'iherezo ryayo. kandi umunyabwenge burya yita ku iherezo kuruta ibindi byose. Hanyuma ingari
isohoreza cyangwa se iherezo ryayo ni ukurimbuka kandi ikabamo abantu benshi, ariko iyo ifunganye iba yaciye mu irembo rifunganye n'ubwo irukije ariko iherezo ryayo ni ryiza kuko igana mu bugingo buhoraho. Hanyuma nkigana ku ihame rero, umurongo wa 15 yaravuze ngo mwirinde cyane kuko muri mwe hazaduka abahanuzi b'ibinyoma, bazaza basa n'intama ariko ari amasega agize ate aryana. Ageze ku murongo 20 aravuga ngo nuko muzabamenyera ku mbuto zabo. Rero Pawulo abivuga neza mu rwandiko rw'Abagalatiya igice cya 5 umurongo waho n'uwa 22 aravuga ngo imbuto z'umwuka. Ubwo yari amaze kubabwira ku murongo wa 16 ngo nuko muyoborwe n'umwuka nibwo mutazakora ibyo kamere agira ate ararikira. Ngewe nshishikarira cyane kugira ngo nere imbuto kuruta ibindi byose. Urakoze cyane, iryo hame ngenderaho. None tugarutse gatoya, uteganya iki mu byo mwigenamigambi ryawe mu iyobokamana? Uteganya iki ejo hazaza, cyangwa ukaba ukirimo ariko ukaba uzi ko uzanagikomeza mu gihe kizaza, mu gihe kiri imbere? Icyo nteganya rero, urabizi yuko muri ino si kugira ngo uyibemo ni uko witwara nk'umunyeshuri iteka ryose. Ni uguhora uca bugufi wiga, wigira ku byiza abandi bakoze kugira ngo ugere ikirenge mu cyabo, cyane yuko hari icyitegererezo kizima dukura kuri Kristo Yesu, ariwe wavuze ngo tugere ikirenge mu cye, tugere ikirenge mu cye. Hanyuma rero na Pawulo aba umuntu mwiza wageretse ikirenge mu cya Kristo Yesu, asiga umurage uvuga ngo nanjye mugere ikirenge mu cyanjye nk'uko nakigeze mu cya Kristo Yesu. Rero igenamigambi mfite ni ukwitwara neza nera za mbuto zikwiriye abantu bihannye, arizo za mbuto z'umwuka, ku buryo nzasiga umurage mwiza wo kugira ngo n'abandi nabo bazagenze nk'uko nagenje, bazitware nk'uko nitwaye, bazakore nk'uko nakoze, bihereye mu muryango wanjye. Kubera iki? Ibi ngibi ndi kuvuga ni imbuto z'umwuka, ariyo mahame agenga ab'itorero cyangwa se abahamagawe. Yesu abibwira abigishwa be mu byakozwe n'intumwa 1:8 yaravuze ngo icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nagira ate nabamanukira, avuga ngo muzaba abagabo bo kumpamya uhereye i Yerusalemu. Rero i Yerusalemu si muri Isiraheli, Yerusalemu ni inaha ngaho ngubu haturi njyewe iwanjye, muri karitsiye mu baturanyi, i Yerusalemu aho ngaho. Hanyuma ubwo buhamenya bw'iby'umwuka yakoreye muri njyewe nkabujyana i Yudaya. Yudaya rero ni hariya hubatse urusengero nyine, ni hariya hubatse urusengero, ni hariya mu idini ryanjye, ni hariya mu idini ryawe. Hanyuma tukabona ku Gisamariya aho ngaho muri sosiyete, kuzageza ku mpera y'isi cyangwa se aho twita za Rusororo, hariya za Kinyinya aho dushyingura mu Busanza, tukazarinda ubwo turangiza uru rugendo rwa buno buzima dufite ubuhamya bwiza. Ndumva ari iryo genamigambi mfite muri ubu buzima. Urakoze cyane Clement, n'ubundi uracyadufasha ku byo turimo kukubaza, ndetse n'abakunzi ba Irera TV1 by'umwihariko ubwoko bw'Imana, ibyo bibazaho cyangwa ibyo amahitamo baba bakeneye kuba bagenderaho. tunabwira aho dukurikiye iki kiganiro ugikurikirane mpaka ugisoje, nibwo uraza kumva iby'umumaro cyangwa icyo wakagombye gukora cya nyacyo, ndetse byaba byiza ndanakugira inama kugira ngo urebe n'ibiganiro twakoze buri gihe gitambutse, kuko naho harimo ibifitanye uruhererekane n'iki kiganiro turimo gukora, ndetse no ku bindi bikenewe kugira ngo tumenye nyirizina impamvu yatumye tuboneka kuri iyi si. Yego Clement, turagaruka n'ubundi tukubaza kuri iki kibazo kigira kiti, ni ayahe magambo abantu bumva bayakomeza bikabahesha kuba nk'abanyabwenge bubatse ku nzu, bubatse inzu yabo ku rutare? Yego ni ayahe magambo abantu bumva hanyuma bayakomeza bakaba babaye abanyabwenge? Bibiliya n'ubundi turakoresha ijambo ry'Imana nta kibazo, ntacyo bitwaye. Yego. Iyo dusomye ubutumwa bwiza bwa Kristo Yesu, uko bwanditswe na Luka, igice cyaho cya 6, ndumva ari aho icyo kibazo gishingiye ngisubiza. Duhereye ku murongo waho wa 40,
na gatandatu tukamanuka hepfo, aravuga ngo mumpamagarire iki muti databuja databuja, nyamara ntimukore ibyo mvuga. Umuntu wese uza aho ndi akumva amagambo yanjye akayakomeza, ndabereka uko asa. Ni amagambo y'Imana, ni uwumva amagambo y'Imana hanyuma yarangiza akagira ate, akayakomeza, ndabereka uko asa. Asa n'umuntu wubatse inzu agacukura hasi cyane akageza urufatiro ku rutare, nuko umugezi wuzuye uhuruye kuri iyo nzu, ariko ntiyabasha kuyinyeganyeza kuko yari yubatswe ku rutare. Naho rero uwumva ntabikore asa n'umuntu wubatse inzu ku butaka adacukuye urufatiro, nuko umugezi uyuhuruyeho ako kanyiragwa, kandi kurimbuka kwayo kwabaye kubi. Ni ukumva amagambo y'Imana, si amagambo y'umuvugabutumwa, dore ko hariho uturingushyo tugiye dutandukanye dushobora kwita iby'ubwenge, nyamara bitarimo guhishura Kristo Yesu. Umuntu wumva ijambo rihishura Kristo Yesu niwe muntu wubatse ku rutare, n'ahandi hose ni umusenyi. Hagati aho turakubaza ikindi kibazo, ari inzu yubatse ku musenyi n'inzu yubatse ku rutare, ni iyihe nzu yubatse ahakwiriye? Ahantu hakwiriye ni inzu yubatse ku rutare, kuko urwo rutare ni Kristo Yesu. Ni Kristo Yesu, kuko ibindi byose n'abandi bose twakubakaho ni ibintu bihinduka, ni abantu bahinduka. Ariko ijambo ry'Imana rivuga Kristo Yesu neza mu rwandiko rw'Abaheburayo 13:8, rikavuga ngo Yesu Kristo uko yari areje none umunsi anasta niko ari, kandi ni nako azagira ate, azahoraho by'iteka ryose. Rero uwubatse kuri Kristo Yesu ari rwo rutare, uwo niwo muntu wubatse neza, wubatse heza. Urakoze cyane. Tugarutse gato, ese ninde wavuze amagambo ngo umuntu wese wumva amagambo yanjye akayakomeza azaba nk'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare? Uyu ni Kristo Yesu, niwe wavuze ayo magambo kandi anayivugaho. Urakoze cyane. Tugarutse gato, mbese birashoboka ko inzu yubatse ku rutare yagwa? Ntibishoboka. Yesu yavuze amagambo akomeye n'ubundi, aravuga ngo itorero ryanjye ryubatse ku rutare, naho amarembo y'ikuzimu yazikuka ntago azarishobora. Rero itorero ntago ryubatse ku muntu runaka cyangwa se ku idini runaka, ahubwo Kristo Yesu waricunguye niwe waryiyubatseho. Ubwo adahinduka rero, ubwo atanyeganyega, ubwo adatsindwa, biravuze ngo n'umwubatseho wese ntashobora kunyeganyega, ntashobora gutsindwa, ntashobora kunanizwa. No mu gihe asa naho yananijwe, umukomeza yamwubatseho. Urakoze cyane ku icyo ngicyo. Ese nakubaza ni, ese umuntu wubatse inzu ku musenyi Yesu Kristo yamwise irihe zina muri aya ngaya? Ni umuhanga? Ni umunyabwenge? Ni umukire? Ni umupfapfa? Ni umukene? Oya, ni umupfapfa. Urakoze cyane ku icyo kibazo udusubije. Ni iki gituma abantu batangazwa no kwigisha kwa Yesu Kristo? Mu magambo Yesu Kristo yavugaga, ni uko ari amagambo yabaga arimo ubuzima. Nicyo kintu cyabatangazaga, ni uko amagambo ye yavugaga yabaga arimo ubuzima, yakoraga ku mitima y'abantu kandi agatanga impinduka mu bantu benshi bayizeye. Mbese Yesu Kristo tuzi ko ari mwene Yosefu w'umubaji na Mariya, yari afite ubutware mu baturage? Yego, ndetse cyane batangazwaga n'iyigisha rye, bakavuga bati uyu muntu arigisha nk'ufite ubutware. Na Nikodemo umwigisha amategeko nawe yigeze yabivuga. Muri Yohana ubutumwa bwa Kristo Yesu ni igice cya 3, dusomye umurongo waho wa mbere, hari amagambo avuze ngo hariho umuntu w'umufarisayo witwaga Nikodemo, umutware wo mu Bayuda, we yasanze Yesu nijoro, aramubwira ati mwigisha, tuzi yuko uri umwigisha wavuye ku Mana, kuko ari ntawe ubasha gukora ibimenyetso ujya ukora keretse Imana iri kumwe nawe. Urakoze cyane ku icyo ngicyo.
none se umuntu ashobora gutanga urufatiro rukwiriye biturutse ku magambo yavuzwe n'umuntu runaka? Oya, ntibibaho, ntibinashoboka, keretse amagambo yavuzwe na Kristo Yesu, cyangwa se amagambo dukura mu ijambo ry'Imana ry'ukuri, niyo ashobora guturukaho urufatiro ruzima. Mbese amagambo ahesha urufatiro rukwiriye rwa nyarwo yavuzwe nande? Amagambo ahesha urufatiro rukwiriye rwa nyarwo yavuzwe na Kristo Yesu, kuko ijambo ry'Imana n'ubundi dusanga mu byakozwe n'intumwa igice cyaho ni icya 4. Muranyihanganira, nkunda gukoresha Bibiliya nk'uko nababwiye yuko aricyo gitabo nkunda gusoma. Igice cyaho ni icya 4 umurongo waho wa 12. Ni amagambo Petero yamuvuzeho, aravuga ngo kandi nta wundi agakiza kabonerwamo, kuko ari nta rindi zina munsi y'ijuru ryahawe abantu dukwiriye gukirizwamo. Yego, urakoze cyane ku bw'icyo ngicyo Clement. Urakoze cyane gufasha abakunzi ba Irera TV1 hamwe by'umwihariko ubwoko bw'Imana aho baba baherereye hirya no hino ku isi hose, nk'uko nabo aho bari nabo bakomeje umurimo w'ivugabutumwa, yaba ari abari muri Amerika bakomeje ivugabutumwa, muri Aziya, muri Europe, Australia no muri Afurika yose. Ndagira ngo urakoze cyane ku iki udufashije cyo gusubiza ibibazo bimwe na bimwe. Yego, tugarutse gato bakunzi ba Irera TV1, turagusaba ngo nawe utanga igitekerezo n'inyunganizi mbese ku bibazo byabajijwe, we wasubiza iki cyangwa watangaho izihe nyunganizi. Murakoze, niyo mpamvu turabakangurira ndetse nshuti bakunzi ba Irera TV1 ubwoko bw'Imana, kugira ngo iki kiganiro ucyumve kandi unagisangiza abandi, ndetse wumve n'ibyabanjije, kugira ngo umuntu abe yabasha gukora icy'ingenzi cyangwa gukora ikiri ngombwa mu buzima bwe. Murakoze cyane. Tugarutse ku bibazo bimwe na bimwe twagiye tuvugaho, hari nk'ikibazo cyari kirimo kivuga ngo mbese Bibiliya ni iki? Nk'uko Clement yagiye abikomozaho, Bibiliya iragira iti Bibiliya ni igitabo kirimo ibyo abakristo bizera, kibumbatiye hamwe ibitabo n'inzandiko bivuga ku mateka, ku by'uyu munsi n'iby'ahazaza, kandi byanditswe n'abantu batandukanye. Kandi Bibiliya dusanga harimo n'iby'Imana yavuze. Murakoze cyane. Tunagiye n'ubundi ku byo yagiye akomozaho, harimo umumaro wa Bibiliya, ari nacyo gitabo twasanze akunda gusoma, ndetse buri munsi atajya asiba gusoma, kandi impamvu nawe akunda kugisoma, ndetse nanjye nigarutseho, icyo gitabo nkunda kugisoma cyane, ndetse bishobora kurenga inshuro imwe ku munsi, ku bw'umumaro w'ibirimo. Kuri uwo mumaro w'ibirimo rero, iyo turebye n'ubundi ijambo ry'Imana ryerekeranye n'ubundi n'ibibazo twagiye tubaza Clement adusubizaho, turareba iri jambo ry'Imana tugiye gusoma. Clement ngira ngo twarambura tugafatikanya gusoma muri Matayo ibice 7 umurongo wa 24. Ibice 7 umurongo wa 24. Yego, haravuga ngo nuko umuntu wese wumva aya magambo yanjye akayakomeza azaba nk'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare. Aha hantu urumva yuko ngo umuntu wumvishe, sibyo, umuntu wumva amagambo ye ari we Yesu Kristo, nk'uko amusubijeho ku iki kibazo, ubu umuntu wumva amagambo ya Yesu Kristo ngo agereranywa n'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare. Akimara kubaka iyi nzu ye ku rutare, niwe wakoze ibya nyabyo yagombaga gukora. Byumvikane, ntushobora kubasha kugira icyo wakora gikwiriye cyangwa kiri ngombwa utumvishe amagambo ya Kristo ngo abe ariyo ukurikiza, cyangwa ngo abe ariyo wubahiriza. Niho n'iri jambo nyine rivuze ngo nuko umuntu wese wumva ayo magambo yanjye akayakomeza azaba nk'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare. Imvura iragwa, yego, imivu iratemba, umuyaga urahuha, byose byikubita kuri iyo nzu ntiyagwa, kuko yari ishinzwe ku rutare. Iyi nzu ntabwo iguye, ntabwo ihirimye, kubera ko ifite urufatiro rukomeye cyane. Kandi urufatiro tubonye yuko turarusanga hehe? Mu byo Kristo yavuze cyangwa mu byo yatangaje. Urumva nyirizina, kandi aya magambo
turimo kuyabonamo umumaro wa Bibiliya, kuko amagambo Yesu Kristo yavuze cyangwa yatangaje asangwa muri Bibiliya nyirizina gusa. yego mu gitabo cya Bibiliya. Rero ibi biraza mu mumaro wa Bibiliya, yuko nusoma iyo Bibiliya uzasangamo amagambo ya Yesu Kristo, bituma uhagarara ku rufatiro rukwiriye ruzima, kandi ruzatuma icyazi icyo ari cyo cyose kitakuvana mu murongo w'ibyo wubahirije Yesu Kristo yavuze. Niho dukomeza n'ubundi hagaragaza ngo kandi umuntu wese wumva ayo magambo yanjye ntayakomeze azaba nk'umupfapfa wubatse inzu ye ku musenyi, imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, byose byikubita kuri iyo nzu iragwa, kandi kugwa kwayo kwabaye kunini. Tugarutse ahangaha dusanze umuntu wirengagije amagambo Yesu Kristo yavuze. Dusanze umuntu wirengagije icyo Bibiliya ivuga. Cyangwa nawe undi uvuga ngo ntabwo nzasoma Bibiliya kugira ngo numve ibintu byinshi, ngo unazabazwa byinshi. Kandi Kerema, dusanga Bibiliya inagaragaza ngo mushakashaka uko mwamenya ibyo umwami ashima, ngo abe ari byo mukora. Urabishakashaka hehe? Mu byanditswe muri Bibiliya, sibyo? Rero birakwiye yuko usoma Bibiliya cyangwa uyiga ukayisobanukirwa, ukamenya icyo ukwiye gukora, kugira ngo utamera nk'uyu mupfapfa. Ni mupfapfa nawe yubatse inzu, ariko yubaka ahantu hatari ku rufatiro. Hari urufatiro turasanga ari Kristo Yesu, yego, ari ku rutare. Rero dusanga ngo kugwa kw'iyo nzu kwarabaye kubi cyane. Bishatse kuvuga iki? Iherezo ry'uyu muntu wumviye amagambo Yesu Kristo yavuze n'iherezo ry'uwayagaye cyangwa uwayahinyuye, wayakerenceje, ntabwo iherezo ryaba ari rimwe. Turaza kubona uwakerenceje iherezo rye ari ribi, ariko uwagumye mu murongo wo kubahiriza ibyo Kristo yavuze ari mu murongo wa nyawo, ndetse agazahabwa ingororano hanyuma y'ubu buzima. Yego, ijambo rikomeje rigira riti 28, Yesu amaze kuvuga ayo magambo yose, ba bantu batangazwa no kwigisha kwe, kuko yabigishaga nk'ufite ubutware nase n'abanditsi babo. Yego Kerema, urakoze cyane kuri iki kiganiro tugiranye. Turashimira nawe udukurikiye, namwe kandi mukomeje gutanga komenti icyo mubivugaho no gutanga ikibazo. Ni byiza cyane kandi ni iby'igiciro. Bene data, ndabakangura kugira ngo ibi byigisho turimo kwiga ubitangire kandi ubikomeze, ubisoze, kuko ibigiye kuza hambere bikurikiyeho ni ibifite uburemere kuruta ibyo twaba turimo kuvuga ubu ngubu. Ni nk'aho turi muri fondasiyo kugira ngo hatangazwe iby'ingenzi turimo gushingira ku by'Imana yavuze. Kuko hari abantu bavuze bakajya biyitira yuko ari Imana yavuze. Ariko aha hantu hose bigiye gucayurwa cyangwa bigaragare, birumvikana, sibyo? Bimere nk'aho bigiye ahabona. Rero birasaba kugira ngo ubikurikirane, n'ibikurikiraho byose ubikurikire, kugira ngo n'ibizaza uzabashe kubisobanukirwa biruseho. Kerema, murakoze cyane, turabashimiye. Namwe murakoze. Yego, mwakoze kubana natwe. Rero ndabashimira, mwari muri kumwe n'ubwoko bw'Imana buterwa ishyaka no kwiga ijambo ry'Imana, ndetse no gusobanukirwa icyo Imana Data twese dushakaho, kugira ngo tuzashyikire ingororano twateganirijwe mu bwami bw'Imana nk'abana b'Imana. Yego, urakoze cyane. Ubuntu bw'Imana n'amahoro y'Imana bigwire muri mwe, mubiheshejwe no kumenya Imana Data wa twese na Yesu Kristo umwami wacu. Murakoze cyane. Kerema, urakoze.